Abantu benshi barabyuka buri munsi bagatangira gukora ibintu byabo nk'ibisanzwe, ariko ugasanga baracyari kuba ejo hashize cyangwa se baracyari mu hashize habo, baracyatekerezaho cyane, batekereza ku makosa bagiye bakora, batekereza ku buribwe banyuzemo ndetse n'insinzwi zose bagiye bacamo. Ugasanga nibyo bimuri mu mutwe, n'ibyo akora byose nijya bayitekerereza. Ariko se wabyumva ute ndamutse nkubwiye ko ahashize nta mbaraga hafite, usibye ko ari wowe wenyine ushobora guha ahashize hawe imbaraga zo kugira ngo bagukontorore? Uyu munsi ndaza kukubwira uburyo ki wava ahashize hawe habi ukahivana mu ntekerezo zawe, ukubaka noneho ahazaza hawe heza utigeze utekereza na mbere. Niba utarakora subscribe, banza ukore subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi by'ubwenge bijye kugereraho ku gihe. Buriya ahashize ni ahanyembaraga cyane, kuko bidusigamo ubwoba indani mu mitima yacu ndetse no mu bwonko bwacu. Ubwonko bwawe bugerageza kwibuka uburibwe wanyuzemo kugira ngo nyine bukurinde utazongera kuba waca muri ubwo buribwe nyine wanyuzemo, ariko nanone rimwe na rimwe ubwo burinzi bugatangira kumera nk'aho ari gereza urimo ufungiyemo wowe ubwawe. Ukajya wumvira rya jwi rirakuvugiramo rikubwira ati ntabwo uri mwiza bihagije mu byo ukora, ntabwo urenze mu byo ukora, yaba mu kazi kawe cyangwa se n'ibindi byose ukora. Ukajya wumva uri kwibwira ko nta kintu bikumariye cyangwa se nta kintu byakumariye. Gusa ntabwo ari ukuri, ahubwo nyine ni memori yawe y'ubwonko bwawe iba iri kubikugarurira ibikwibutsa. Hari abafilozofe bajyaga bavuga bati guhangayika cyangwa se kubabara biba bibi cyane iyo wowe wanze kubyumva, ukanga kumva ko bibaho nyine, kandi bishobora no kurangira ugakomeza winangiye. Rero ushobora guhita unibaza se igihe bitangira guhinduka ni igihe byagenze bite? Igihe ibintu bitangira guhindukira ni igihe kwa guhinduka kwawe kudatangirana na motivasiyo, ahubwo gutangirana no kuba wakigirira icyizere. Igihe umuntu azavuga ati ibintu byambayeho ntabwo ari njye wa nyawe, ntabwo ari wowe ndiwe, icyo gihe ibyo bizaba bibaye, bizaba bimeze nk'aho ari ukwishyira kwizana kuri wowe, kuko nyine utangiye kubyiyumvisha ukabyumva. Kuko ubwonko bwawe nyine uburyo bukozemo ushobora kuba wabuhindura ukabuhereza ibindi bitekerezo kandi uhaye ubwo bwonko bwawe ukaba wanabishyira mu bikorwa, kongera ugahinduka ukajya muri forome nshyashya nyine umeze neza. Akaba nanone n'igihe abantu bumva baragira ibihombo bikomeye cyane mu hashize habo. Ariko icyo ukwiriye kumenya, amateka ntabwo aserebura intangiriro nshyashya cyangwa se itangiriro rishya, ahubwo amateka y'ubwayo yishimira cyangwa sereburira umuntu wanze guhagarara agakomeza ajya imbere, afite intumbero, mbega afite icyo ashaka kugeraho. Akaba ameze nk'imfungwa yahisemo kubabarira kugira ngo izihorere, cyangwa umwana uturuka mu muryango ukennye wizereye mu kwiga akumva ko nyine byo bizamufasha, cyangwa umuvumbuzi byaraburanye akora bipfa, ariko akongera agahitamo kugerageza indi nshuro kugira ngo arebe ko hari ikintu cyavamo. Gusa nyine icyo ugomba kumenya, hashize habo bantu nkubwiye ntabwo hashize habo higeze habura, cyangwa se ngo haveho cyangwa ngo hagire ikindi kintu cyiza kihasibe. Oya, byabayeho kandi banabizi, baracyanabyibuka. Gusa nyine ntabwo bigomba kuguma mu mutima bakaguma aribyo bahugiyemo, ibyo batekerezaho, ahubwo bigomba kubabera nka fondasiyo yabo kugira ngo bamenye aho bavuye, bamenye n'aho bazajya, intumbero bihaye yo kuzaba bariho. Hari igitekerezo kimwe cy'umufilozofi aho yaje kuvuga akagira ati, yaravuze ati hari ikintu cyoroshye ariko nanone kikaba ari danje, kikaba ari ikintu kibi cyane. Mbese imbaraga zo guhindura ibintu ziri mu bwonko bwawe, ziri mu mutwe wawe, nta handi hantu ziri, kuko ntizubakiye ku hashize hawe cyangwa se ku bantu, ku bandi bantu, ubwo zigiye kubakira ku buryo uri bugende witwara muri ino minsi bose mu gihe kizakurikiraho uhereye igihe uri. Uburyo rero wakihukura mu hashize, iteka nyine y'ibyagiye bikubaho, byagiye kubabaza n'ibindi byinshi byatumye wumva bimeze nk'aho bigusigiye agahinda, kumva washengutse umutima, ntabwo umeze neza. Ikintu cya mbere ukwiye gukora, rekeraho kurwana n'inkuru yawe y'ubuzima. Niyo ukomeze kurwana byo bihatiriza kugira ngo bikagukontorora ubwawe nyine bya bitekerezo, ahubwo bikaba ari byo bikuyobora iyo ukomeje guhatana nabyo. Icyo usabwa, tangira uhindura imyitwarire yawe, ufate umwanzuro uhamye ku buzima bwawe kugira ngo nyine uzubake ahazaza hawe hafite agaciro kanini gahambaye kurusha ko wari ufite nyine muri aho hashize hawe. Ubundi ugerageze kuba umuntu mushyashya, wirinde kujya ugisha inama cyane ubaza se ni gute nakemura ubuzima bwanjye, ni gute nakora ibintu byanjye kugira ngo bigende neza. Ibyo bivemo, ibyo byihorere, ahubwo wowe icyo ugomba kwibaza ati se ngomba kuba nde, iki nshaka kuba, ni iki nshaka kugira mu buzima bwanjye. Igihe rero uzaba umaze kumenya icyo ushaka, akaba ari cyo uhugiraho, aho kugira ngo uzahugire muri bya bindi nyine byagiye bigutesha umwanya, byakubabaje, byatumye wumva nyine utameze neza mu buzima bwawe, ukabyikuramo ugatangira ubuzima bushyashya kandi
ufite intego ihamye. Rero nimba waraciye muri ibyo bintu byose, message ukwiye kugenerwa nuko nimba hashize hawe huzuyemo uburibwe bwinshi, agaruko nyine uri umunyantege nke, hoya, ahubwo wabinyuzemo wabashije kubicamo nk'umuntu w'umugabo. Kandi nimba waragerageje kugira ibintu ukora mbere hose ugatsindwa, ibyo byose wakoze byarangiriye aho, wenda ngo uvuge ngo wakoze zero waka ibintu byose byapfuye ubusa. Ubwo ibyo bintu bimeze nk'aho byaguhaye isomo, wigiye aho ngaho nyine uhafatira amasomo. Ukazaza zawe ntabwo wategereza uruhushya uhahereza, uhategereje umurava uzashyiramo kugira ngo ibyo bintu, izo ntego wihaye uzazigereho, utarinze kugutwara ibintu byinshi cyane n'igihe kirekire cyane, ahubwo uzabigereho mu buryo bwiza bworoshye, ko nyine nawe wabishatse kandi wirengagiza ibyatumye byose ubaho nabi cyangwa se ubaho mu buzima bubi utishimiraga nawe, mu bintu bidafututse wakoze, mu buribwe wanyuzemo, no mu nzwi zose wagiye ucamo, ibintu nk'ibyo byose nyine wagiye unyuramo. Wowe rero icyo usabwa ni ugutera intambwe imwe gusa, ugafata umwanzuro w'ikintu kizaguhindura ubuzima bwawe, kandi ugatangira uyu munsi wa none kugira ngo uzubake ahazaza hawe na famiye yawe, mbese wirememo umuntu, wa muntu nyine uba ufite icyubahiro mu bandi bantu, wa muntu udakontororwa n'ahazaza he, udakontororwa n'amarangamutima y'ibyahise, wa muntu uba wifitiye icyizere, ufite confidence mu byo akora kandi abikora nk'ubizi, atajijingatanya, atajya mu bindi bintu byinshi, ko nyine uzaba wamaze kumenya icyo ushaka, ufite intumbero uriho, ufite plan z'ibintu byose ukeneye, hashize hawe atakigukontorora, udasanga uri gutekereza ibintu byinshi, ahubwo wowe ukibona mu ndorerwamo, ukibonamo ahazaza hawe, ukabona ukuntu uzaba umeze neza cyane. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo ibintu nk'ibi by'ubwenge bitajya bigucika, bijye kugeraho buri gihe, igihe uko dukoze video nshyashya kugeraho mu ba mbere, kugira ngo ubashe kubona ibintu nk'ibi by'ubwenge ndetse n'amakuru mashyashya agezweho. Nta handi wabisanga usibye kuri YouTube channel yanyu. Abakoze subscribe byiza, kandi nawe utarayikora hita uyikora none ahangaha kugira ngo ukomeze tubane mu buryo bwiza. Mwakoze rero kubana natwe muri iki kiganiro, mugira ibihe byiza kandi tubakunda cyane. Ibintu nk'ibi rwose nakagaruka, tuzatora tubibagezaho mu buryo bwiza cyane. Ciao ciao.